kadusenge. Imana twongere twinjire mu ijambo ryayo kuri uyu munsi w'icyumweru, umunsi wo guhindurirwamo. Ngiye kubaramutsa mbifuriza amahoro ya Kristo, n'urukundo rwe n'ubugwaneza bwe. Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko dusanganywe nanone tugiye kwinjira mu ijambo, ariko reka tubanze dusenge dufatanye. Bari abazumva ijambo ry'Imana uzagubwe neza. Tugiye kuvuga kugira umutima unyuzwe. Kambisengere rero kugira ngo Imana iteke iri jambo, irisukeho amavuta, hanyuma ritugirire umumaro twese nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Data mwiza w'imbabazi nyinshi, tuguha icyubahiro nanone ko waturinze muri iki cyumweru, tukaba twinjiye kuri iki nanone. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Iri jambo ye kuvuga ni iryawe, warimpaye. Uriho umugisha, urisiga amavuta, risukwe mu mitima y'abantu byuzuye, kuko ijambo ryawe ari umwuzuro, kandi riduhindure tube ibyaremwe bishya, tubashe no gutsinda isi. Izina ryawe ryarashyirwe hejuru, ngo wahe icyubahiro kuri Imana, kandi asengera abantu bose mwami bazaryumva bazagubwe neza. Ishimwe ribe ryawe mu izina rya Yesu, amen. Rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga kugira umutima unyuzwe. Tuzajya tugenda tunyuranya amagambo kubera umwuka wera. Ubushize nababwiye kwirinda. Uyu munsi ndi buvuge n'intambwe watera kugira ngo ugire umutima unyuzwe, kuko kugira umutima unyuzwe ni ikintu cy'ingenzi. Turagira ngo rero turambure Bibiliya yera, dusome. Ndi kumwe n'usomera ijambo ry'Imana, rwandiko Pawulo rwa mbere rwa Timoteyo. Ni Pawulo rwanditse, ibice 6 n'umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 8. Ndaza gushakamo ijambo bivuga kugira umutima unyuzwe, hanyuma nze kuvuga intambwe umuntu yatera kugira ngo agire umutima unyuzwe. Urumva rero ko ibintu bimeze neza. Reka some twumve, kandi turaba tugendana kugira ngo tujye turinda igihe neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Timoteyo 3:3 nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo arimo arahugura Timoteyo, ubwo natwe araduhugura. Mujye mwibuka ko nababwiye ko ijambo ry'Imana ryanditswe kugira ngo rikore mu bihe byashize, rikore no mu bihe turimo, rikore no mu bihe bizaza. Hose rirahakora, ko rivuga itangiriro ry'isi, kuremwa kw'isi, kavuga ibyagiye bibaho kugeza muri iki kinyejana turimo, rikagenda rikavuga ibyo aho turi duhagaze muri iki gihe, rikatubwira n'ibizaza, rikatujyana, rikazatwinjiza n'igihe tuzaba tubana n'umwami wacu iteka n'iteka. Ibyo byose ijambo ry'Imana rirabivuga, n'ahandi hantu wabibona. Abantu bafite ahantu bagarukira, ariko ijambo rirazamuka rikatwereka n'isi nshya tuzabamo tubanye n'umwami wacu. Rero ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari nk'ibindi bitabo. Pawulo yaravuze ku murongo wa 3, nihagira uwigisha ukundi, aravuga ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu, ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo, n'ibyigisho bihura no kubaha Imana ntabyigisha, niyigisha ibyo ngibyo. Abayikakarije kwihimbaza, ngo abayikakarije kwihimbaza ari nta kintu azi na cyo, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Abo ni abantu batigisha ukuri kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Bahora mu ntonganya, bahora mu bibazo, bahora mu makimbirane, bahora mu ntambara nyinshi n'ibitutsi n'amashyari. N'impaka z'abantu bononekaye, bahorana n'impaka z'abantu bononekaye, ubwenge bakamye mu kuri. Ngo abantu bononekaye ubwenge bakamye mu kuri. Bibwira yuko kubaha Imana, noneho ngo babibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko aho ngaho rero niho nshinze ibirindiro, ngo ku murongo wa 6, ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima, haleluya, iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi. Ntacyo twazanye mu isi. Iri jambo rikunze kugaruka muri no minsi, ngo kuko nta kintu twazanye mu isi, kandi nta kintu tuzabasha kwivanamo.
ariko dufite ibyo Pawulo aravuga ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo mu izina rya Yesu. Ubwo dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara ngo ariko biduhagije. Ijambo ry'Imana ndarikunda ni ryiza. Iyo umuntu anyuzwe, murongo wa 6, iyo kubaha Imana gufatanyije n'umutima unyuzwe habamo inyungu. Pawulo aravuga ngo nta kintu twazanye mu isi nta n'ikintu tuzayikuramo. Ni ukuvuga rero ngo tugomba kugira umutima unyuzwe. Umvise abantu Bibiliya ivuze batagira umutima unyuzwe, bibwira yuko gukorera Imana ari ugushaka indamu kugira ngo babone indamu. Niba uri umukristo ukavuga ngo nzatanga icya10 kugira ngo mbone indamu, kugira ngo nunguke, nzakora ibingi kugira ngo nukora ibyo ngibyo ariho utumbiriye, ntabwo uzagira umutima unyuzwe, ahubwo uzakomeza ugire irari ry'ibyisi. Ariko iyo ukora ikintu cyose uvuga ngo ndagikora nyuzwe, ngikoreye kunyurwa, nta bindi bintu nshaka, haleluya, bibamo inyungu nyinshi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndigisha uyu munsi kugira umutima unyuzwe. Muri iki gihe abantu benshi ndetse n'abakristo nabwiye ngo mujye mumbabarira, ntabwo ndi umucamanza, igihe cyo guca imanza ntabwo kiragera, ariko ndi umwigisha w'ijambo, kandi ijambo ry'Imana rikora mu nguni zose rikadushyira hariya. Ni nko kwirebera mu ndorerwamo. Iyo uri mu ijambo umeze nk'umuntu urimo kwirebera mu ndorerwamo, wireba ukusa. Ijambo ry'Imana naryo ririnjira rikaruta n'indorerwamo, rikakwereka n'umutima wa. Tugomba kunyurwa. Hariho abantu batajya banyurwa, ari abakristo ntibanyurwe, gasanga barafatafata hirya no hino, bakagira ngo kubaha Imana ni ukugira ngo babone indamu. Ariko nanone iyo ubashye Imana ufite umutima unyuzwe, habamo inyungu nyinshi, ndetse nyinshi cyane. Imana rero ibaho umugisha. Iyo ureba ukuntu isi irimo kugenda ibihinduka, ureba ukuntu abantu barimo kugenda bashaka ubutunzi. Kugira ubutunzi ni byiza, ariko kugira ubutunzi burimo umugisha bunyuzwe. Ko nawe ubwiye ngo harimo n'abantu babona ubutunzi ari uko bishe n'abantu, akaba yakwica n'umuntu kugira ngo mwambure ibye atere imbere, akaba yagenda agakora iby'uburiganya. Mujya muri abantu ukuntu baba barimo kubafata, bashaka barwana no kujya muri za magendo kugira ngo bakore ibintu bagire vuba bakira, bagira ubutunzi bwinshi. Kugira ubutunzi ntacyo bitwaye, ariko ari ubutunzi buvuye ku Mana burimo umugisha, ubwo nibwo buzana inyungu. Haleluya. Turaza kuvuga rero intambwe watera kugira ngo ugire umutima unyuzwe. Niba turi abakristo, niba turi abakozi b'Imana, tugomba kunyurwa, tugomba kugira umutima unyuzwe. Icyo ni ikintu nzi neza mu mutima wanjye. Iyo unyuzwe ukorera Imana, uri umushumba, Imana iguha umugisha kandi mwinshi. Hari nubwo bitinda ukagira ngo byararangiye, ariko igiye kuguha umugisha yica fine, ngira ngo niko navuga, iragukubira, iguha n'indishyi z'akababaro. Haleluya. Mbonye ijambo riryoshye, iguha indishyi z'akababaro. Abantu bashobora no kubona byararangiye, ariko uzagira umutima unyuzwe. Abakristo tugomba kugira imitima inyuzwe. Mu by'Imana yaduhaye tukagira imitima inyuzwe, tukirinda kurarikira. Wumvise ko bamwe bari bafite irari, ndetse ngo bamwe bakamye mu kuri. Tukabona umuntu atera imbere ngo umugirire ishyari, umusengera uvuge ngo Imana nikomeze imuteze imbere. Nukabona mugenzi wawe arimo, katuvuge niba uturanye n'umuntu ukabona arimo arubaka cyane, akagira ibipanga akazamuka, ngo nawe utangire kugira amashyari. Cyangwa nubona umuntu ayambaye neza, uvuge ngo utangire kubona nawe urare ku ijoro warari. Oya, ntukararikire, jya ugira umutima unyuzwe. Ukuri kose jya ugira umutima unyuzwe. Niba wanaburaye jya ugira umutima unyuzwe, ubwire Imana uti Imana gasita nkuba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo tuganirire ijambo kugira umutima unyuzwe niyo nzira ituma umuntu azamuka vuba. Ntabwo ngo ushobora gutinda, ariko ukagira umutima unyuzwe uri umukristo. Banakureba bakavuga ati byararangiye, ujye uceceka, komeza wubaha Imana, ugira umutima unyuzwe. Imana ikorana n'abantu bafite imitima inyuzwe. Katuvuge rero intambwe ni nyinshi, ndakuvugaho nye watera kugira ngo umutima ugire umutima unyuzwe. Intambwe ya mbere ni ukubaha Imana. Tangiriro 20:11. Intambwe ya mbere yatuma ugira umutima unyuzwe ni ukubaha Imana. Iyo umuntu atubaha Imana iteka ryose, niyo yagira ibintu bya mirenge nk'uko Abanyarwanda bavuga, ntacyo bivuze imbere y'Imana. Mwibuke igihe abantu basuzuguraga Imana, bakubaka umunara w'i Babeli,
baba ngo tuzamuke twikorera izina, kubera yuko nta mana yari irimo, yarabihoreye barazamuka koko ngo bari bafite ururimi rumwe, bahuje babumba amatafari, barazamura batangira kubaka inzu ndende. Ariko kuko bavuga ngo twishakire izina, abantu benshi ntabwo banyuzwe, barishakira izina. Imana iraho umuntu amavuta agatangira kwibakira izina. Imana iraho umuntu impano yo gusenga akavuga ngo ningiye musenzi ukomeye mu gihugu, agatangira kwibakira izina. Imana iraguha amafaranga, watangira kugira amakadasitiri, watangira kugira ugatangira kwibakira izina. Imana ukayigiza ku ruhande. Niko abana b'abantu bateye. Iyo hatarimo rero Imana birageraho bigahirima. Umunara w'Ibabeli Imana yarabibonye irangije iravuga ubwo ntarimo. Ikintu uzakora cyose yugira umutima unyuzwe, wubaha Imana, nibwo Imana izaguha umugisha urambye, ukazagera ku bana bawe n'abuzukuru n'ubuvivi. Noneho ngo yaramanutse itatanya indimi zabo, bananirwa kuvuga. Umwe yamubwira ngo mpa amatafari akazana amazi, undi yamubwira ngo mpa amazi akazana itafari, akamukubita umwiko. Yarangiza baratatana, barasenyuka, baragenda batatanira mu mahanga atandukanye, kubera yuko bari bashatse kwiyubakira izina. Rero intambara turimo kurwana muri ino minsi y'imperuka, nicyo kintu ndimo kuvuga, kugira umutima unyuzwe. Intambwe ya mbere rero yatuma ugira umutima unyuzwe ni ukubaha Imana. Nicyo cyane narivuze ngo iyo umuntu atubaha Imana, Imana ishobora kuguha ubwiza. Katuvuga dukoresha iryo jambo, ukaba umusore mwiza. Wamara kuba umusore mwiza aho kugira ngo ubwo bwiza Imana yaguhaye bukoreshe buzavemo umusaruro wo kuzaba papa w'abana, ugatangira kubwinjiza mu biyobyabwenge, ugatangira kubwinjiza mu busamba, none bugahinduka inkoni yo kugukubita kubera ko wigije y'Imana. Niba Imana yaguhaye ubwiza, shima Imana, bukoreshe neza. Haleluya. Cyangwa uri n'umukobwa, niyo mpamvu ujya kubona ukabona bashiki bacu barimo bariyangiza, yakumva ari mwiza, batangira kumushyira hejuru, ugasanga arishyira ahantu ku mbuga nkoranyambaga, yigurisha, yishushanya, amafoto ye yashyize hariya, kandi ari umuntu ari kuzabamo umubyeyi w'abantu. Tuzabivugaho ndimo kuganira n'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo nubwo bwiza Imana yaguhaye, ushobora kuguhindukira ubwibone. Tugira umutima unyuzwe. Ndashaka kuvuga hejuru yo kugira umutima unyuzwe. Intambwe ya mbere ni ukubaha Imana. Iyo ubashye Imana uca bugufi. Waba uri mwiza ugaca bugufi, waba uri kose ugaca bugufi, waba uri umukene ugaca bugufi, waba uri umukire ugaca bugufi. Nta muntu ntago washobora, umuntu ubaha Imana ntago wamukurikira ngo uzamushobora. Kadusome Itangiriro ibice 20:11. Abraham aramusubiza ati, kugira umutima unyuzwe ni ikintu cy'ingenzi. Intambwe ya mbere tuvuze rero ni ukubaha Imana. Kubaha Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ngo Abraham aramusubiza, nuko nibwiye nashidikanye yuko ahantu nta kubaha Imana guhari. Nuko nibwiye nashidikanye yuko ahantu nta kubaha Imana guhari. Kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bamura. Kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bamura umugore wa. Uzahera ku murongo wa mbere w'icyo gice wumva. Abraham yaramaze kugenda ajya ahantu hitwa Gerari. Ahageze agira ubwo, kuko Abraham yubahaga Imana. Arebye icyo gihugu abona ntago bubaha Imana, kubaha Imana guhari. Iyo ahantu hatari ukubaha Imana, Imana ntago ihabira hahunga. Niko yambwiye ngo gukiranuka kwanjye kuri ndahaba, aho gukiranuka kuri ndahava nkahunga, kuko Imana yacu ni Imana yera. Abraham yageze muri iki gihugu agira ubwo, bimutera no kubeshya. Kweravuze ngo nabonye ahantu mbona nakubaha Imana guhari. Umva ukuntu yibwiye. Yaravuze ati nimvuga ko Sara ari umugore wawe, kubera ko yari afite umugore mwiza ufite uburanga bwiza, bazanyica bamunyambure. Aravuga ati reka mbimbe abe mushiki wanjye, niba namutwara n'akazi ka. Reka duhere ku murongo wa mbere tubyumve neza. Abraham yamenye yuko nta Mana kubaha Imana guhari. Jumenya yuko niba uri ahantu hatari ukubaha Imana, uri muri danger zone, uzapfa, uzarimbuka. Muribuka ibyi Sodoma ni Gomora. Hera ku murongo wa mbere tubyumve neza ugeze ku 10. Abraham avayo. Ngo Abraham avayo. Agenda yerekeje i Negevu. Atura hagati y'i Kadeshi. N'ishuri. Ni shuri. Asuhukira ahantu hitwa Gerari. Abraham avuga Sara umugore we. Abraham avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramutwara.
maze Imana ibonekera Abimeleki. Kuba Imana maze ngo Imana ako kanya ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro. ibonekera Abimeleki. ibonekera Abimeleki nijoro. Iramubwira ngo umeze nk'intumbi. Haleluya. Umeze nk'intumbi kubwa mugore wenze. kubw'uyu mugore wenze kuko afite umugabo. afite umugabo we. Ariko Abimeleki yari ataramwegera. Arayibaza ati arabaza Imana ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka. ubwo se wavuze mwumve ubwo se wavuze ati avuga Aburahamu ni mushiki wanjye. n'umugore nawe ubwe yaravuze ngo ndi mushiki ni musaza wanjye. icyo nkoze ngikoze mfite umutima ukiranutse utanduye. Imana iramusubiza imusubiriza mu nzozi kuko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse. kandi nanjye nakubujije kunshumuraho. nicyo cyatumye nagukundira kumukoraho. noneho subiza uwo mugabo umugore we kuko ari umuhanuzi azagusabira ukarama. burakeye inshuti yanjye Yesu ashimwe. reka mbabwize ukuri, Aburahamu yageze ahantu mu gihugu kitarimo Imana, kitarimo kubaha Imana. ndimo ndavuga intambwe ya mbere ko ari ukubaha Imana. ahageze agira ubwoba bituma abeshya umugore we aramutanga amwita mushiki we. ariko kuko bubahaga Imana, ndagira ngo nkubwire, niba wubaha Imana, niba uri mu gihugu kitubaha Imana, ntuzapime gukora ibyaha. turaza kugera ku yindi ntambwe ibivuga ntuzakora icyago nukubera yuko igihugu urimo kitubaha Imana. ntuzakora ibyaha ngo nuko mana yanjye umudugudu urimo utubaha Imana. niba utuye hagati y'abasinzi, niba utuye hagati y'abarangi, niba utuye hagati y'abapfumu, niba utuye hagati y'abarozi, niba utuye hagati y'abagome, niba utuye hagati y'abicanyi, ntibizaba urwitwazo ngo uhemukire Imana. niyo haba hatubaha Imana, Aburahamu byatumye akosa, ariko Imana kuko yakundaga Aburahamu iramurwanirira. isanga uriya mwami iramubwira ngo umeze nk'intumbi. bisobanura iki? ngo biravuga ntugakore ku wasizwe, ntugakore ku muhanuzi. iyo ufite umutima, kugira umutima unyuzwe, Aburahamu yari yaranyuzwe n'Imana. nubwo yagize ubwoba ariko akabona igihugu agezemo kitubaha Imana akabeshya, ariko Imana yaramupfuye, yari igifuye ipfuye. ndagira ngo mbwire niyo wagira ibyago ugasitara, ntuzavuge ngo warangiye, uzavuge ngo ndacyari umwana w'Imana. Imana itegereje abantu ko bahindukira bakihana. uracyari ubuvungukira bw'Imana. Yesu igihe yakoraga ibitangaza akabwira ngo batoranye intore, ngo begeranye ubuvungukira ngo bikaba intonga 12. bisobanura yuko n'ubuvungukira kubera ko bwari buvuye ku gitangaza cya Yesu, bwari bufite agaciro. ndagira ngo mbwira yuko ufite agaciro. Aburahamu yari ageze ahantu hatubaha Imana, arabibona agira ubwoba. ndagira ngo muhamirize uyu munsi turi mu isi ihindagurika, ariko nubwo byaba bimeze gutyo ntuzagira ubwoba ngo bitume uteshuka. Haleluya. muri iki gihe turimo kunyura muri iki gihe cy'iki cyorezo cya corona, ntuzavuge ngo none ubwo nagiterana nta mushumba nyireba, ngo turi mu gihe gikomeye cyane gisa naho abantu badafite n'ababahanaga bababwiraga nyamuneka sigaho badafite abababwiriza. ntuzapime ngo ushake gutakaza icyubahiro cy'Imana. gira umutima unyuzwe no muri corona. niba kubona uhamye bagira ngo nta n'icyo kintu nagihana, sinzi ukuntu nabisobanura. kubaha Imana no mu bihe bitoroshye, kubaha Imana ishimwe. Aburahamu yagize ubwoba avuga ngo ahantu kubaha Imana guhari nabibonye, bimutera kugira ubwoba. na muri iki gihe abantu bafite ubwoba, hariho n'abavuga ngo ubusa Imana ntibihari. ibi ni iki? Imana yarambwiye ngo kuri kwanjye kuzakomeza kuri kwanjye. musobanukirwe ibyanditswe. kundwa bene data, iri ni ijambo ry'Imana. kugira umutima unyuzwe n'icyo Imana idutegereje. Pawulo yavuze ngo twaje mu isi nta kintu dufite, tuzayivamo nta kintu dutwaye. ni ukuvuga rero ibihe nibikugereraho, niyo wataha uzatahe n'ingirakamaro, uzatahe nk'umukiranutsi. kandi ntabwo ushobora kugira ikintu uba igihe cyawe kitaragera. murumva ko Aburahamu yabeshye umugore akamutwara.
uriya utakebwe nawe ni nk'umufilisiti ashatse gukora kuri Sara wasizwe, Imana irazihita ihagarara iravuga ngo umeze nk'intumbi kuko wenze umugore utari uwawe. Aburana yerekana yuko atarabizi. Imana iravuga ngo rero niyo mpamvu nje kukubuza, ngo ahubwo iramubwira ngo mumusubize kandi umenye ko ari umuhanuzi azagusabira ku byo ukeneye byose. Itorero ntabwo mukwiye kwitesha agaciro kubera ibihe turimo kunyuramo. Abakristo ntabwo dukwiye gutakaza kunyurwa, kugira umutima unyuzwe. Itorero ntabwo dukwiye gutakaza kubaha Imana ngo turimo kunyura mu bihe bikomeye. Byarahanuwe ahubwo muhagarare mwitegure bitubere inyigisho yo kwitegura. Tuzagira ikintu na kimwe gituma utubaha Imana. Kubaha Imana yagiye ikorana n'abantu. Abantu babaye intwari zo kwizera, abantu babaye abanyambaraga, abantu babaye abatsinzi, n'abantu banyuze mu bintu bikomeye bagakomeza kubaha Imana. Haleluya! Usibye n'iby'Imana n'intwari zo ku isi, nta muntu ushobora kubona konvo ari muri konvo bamuherekeje ari mu ijipe ya fime yanyuraho ukunda mukaba ngo uriya mufanda unyuzeho ninde utanamubonye. Ntabwo yahagera ataranyuze mu rugamba rukomeye. Bahagezwa n'uko barabaye intwari. Kubaha Imana niyo ntambwe ya mbere ituma ugira umutima unyuzwe niyo byaba byabaye na. Ye twakoreraga Imana yankunda gukorera mu buhamya. Nababwiye ko umudamu wanjye yabonye ukuntu twajyaga mu nzu zituzuye hano muri Nyagatare nkorera Imana. Tukajya mu yindi. Bamara gutangira kuyubaka babone mutuvire mu nzu, tukajya mu kindi kizu. Tukabanamo n'abantu bagendaga bahinga imirima aho ngaho bavugiye mu zindi ntara mu majyaruguru za Gicumbi aho ngaho nibo twabanaga muri ibyo bizu. Baraje gupagasa. Buriya ndanabubaha cyane kuko ndabizi. Tukajya hirya. Nshobora kukuzana nkakwereka ahantu twagiye tuba. Mudamu amaze kubireba agira ubwo barambwira ngo bizahereza he. Ariko ko Imana yaramaye kwizera ndamubwira ngo ibikomangoma bigira amatongo menshi. Iryo jambo ntabwo nzaryibagira. Ariko mu yandi magambo yabasaga n'ahandasha umwambi ko yabonaga ibyo turimo akavuga ati avuga ngo ibikomangoma bigira amatongo menshi. Avuga ngo barwabugire bagize amatongo menshi. Nanjye nagize amatongo menshi muri Nyagatare. Ariko Imana ntabwo yari hano, ahubwo arimo kunyigisha kugira ngo nzabingira akamaro. Kandi twarakomeje twubaha Imana. Mu gihe nk'iki uzakomeze wubaha Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Samweli wa mbere 2:29. Usome mu izina rya Yesu. Kugira umutima unyuzwe. Ndi ku ntambwe ya mbere ivuga ngo kugira ngo ugire umutima unyuzwe nuko wakubaha Imana. Samweli wa mbere 2:29 aravuga ngo none niki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo. Niki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo. Mwumvirisha ibitambo n'amaturo. Nategetse kuntambira muri inzu yawe. Ukubaha abahungu bawe. Kubandutisha. Mukitungisha ibyiza. Byo mu bitambo byose. By'ubwoko bwanjye bwa Israeli. Ngo muhonjoke. Urumvira ijambo. Niki gituma mutera ibitambo n'amaturo by'Imana imigeri kugira ngo muhonjoke. Aya magambo Imana yabwiye Eli umutambyi amaze kuguhuma, amaze kuba mukuru. Ijambo ry'Imana rimaze kuba inguma kweruye kudahari. Abahungu ba Eli batangira kwikora ibyo bashatse ku ihema ry'ibonaniro. Batangira gusambana n'abagore. Bazanaga ibitambo ngo bituma Israeli zunikwa ibitambo. Imana irakarira agenda ibwira Eli ravuga ibi ngibi murimo gukora kubera iki cyaha abahungu bawe gahoro kubandutisha. Ibi biravuga ngo icyubahiro cy'Imana nta muntu bazagisangira. Intambwe ya mbere watera kugira umutima unyuzwe nukubaha Imana.
kwa Eli nta kubaha Imana kwari kugihari, kandi Imana yari yabahaye isezerano. Kino gihe abana b'Imana barimo guta inshingano kubera ibihe turimo kunyuramo, bagatangira gutakaza icyubahiro bahaga Imana. Ngo nubwo bimeze bityo, nanjye ahubwo ndaje mbere nk'abana. Imana irazibaza, Eli niki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo, kubitera imigeri, kubikoresha uko bishakiye? Kubera icyo abana b'Imana muri iki gihe barimo gukora ibyo, ntibubahe Imana. Abakozi b'Imana abenshi mu mbabare barimo baratera ibitambo n'amaturo by'Imana imigeri kugira ngo bagire imitungo bagwire, noneho bangiza abahonjoke. Imana irazikirega Eli, kandi Eli yarabibonaga agacyaha buhoro. Ntabwo muri iki gihe abantu b'Imana hariho gucyaha. Baravuga ngo Yesu ibintu byose yarabyoroheje, barakubeshya. Imana arambwira ngo ukuri kwayo kuzahora ari ukuri kwayo. Ndavuga ukuri simbeshya. Gukiranuka kw'Imana kuzahora ari ugukiranuka kw'Imana. Ananjye mumbabarire tujye tuganira ibi bintu kuko nibyo bidukwiye. Gutera ibitambo, Eli yabibonaho gucyaha umushumba. Tumaze gusa naho abakozi b'Imana mumbabarire, tukwiye kongera kubaha Imana, tukayitinya, tukayindira umushitsi. Ntidukoresha ijambo ngo tugikizwa, ngo tugisenga, ngo tukezwa, tujye ngo cyagiye turi ahantu ahangaha. Ahubwo dukwiye kuva mu bwiza tujya mu bundi. Icyo cyatumye Imana ibabarira zisanga Eli. Nubwo ni ukubera iki ucecetse ukaba utagira icyo uvuga? Kubera iki none abakristo bacecetse? Kubera iki ducecetse? Kubera iki itorero ririmo kwinjirwamo n'imihango y'abantu ipfuye? Kubera iki barimo kutwita ngo turi abakozi bige? Kubera iki barimo kwita itorero ry'Imana ngo ni amakoperative, ngo ni amashyirahamwe? Kubera iki? Kubera ikintu kinini gihari nuko twabuze iyi ntambwe yo kubaha Imana no kuyitinya. Guca amafaranga abantu bakoze ibyaha bakaza gukorera imihango yejejwe, bakayita ko yejejwe, kubera yuko abakozi b'Imana benshi batangiye kurya ibiguzi, kubona indamu. Niko Pawulo yavuze. Barayavugaga bigisha uko bishakiye, bakaziteremo, bafite irari b'intambara, bafite intonganya mu magambo, bakamye mu kuri, bavanyeho iby'Imana no kwigishwa kwa Kristo, bibakira kwigishwa kwa umuntu yaza twite akaguha 200 ukamusezeranya, kandi umuhango wera ntabwo ubyemera. Kubera iki kirimo? Kubera iki abakozi b'Imana turimo gutera amaturo, imigeri? Kubera iki abakristo barimo gusambanira mu rusengero, abaririmbi? Kubera iki? Kubera iki abantu barimo kwishingira muri iki gihe ngo ni korona? Korona nayo ihuriye n'Imana, gukiranuka kw'Imana kuzahora ari ukw'Imana. Iki kizarangira, ni ikigeragezo kiri rusange mu bantu, kizagira iherezo. Kubera iki araceceka? Kubera iki ntabwo tugomba guceceka bakundwa? Mumbabarire mbivuge, nta impamvu nabisabira n'imbabazi. Ni ukuri ko ijambo ry'Imana. Kubera iki ibi bintu birimo kuba? Kubera iki intambara ziri mu matorero? Kubera iki harimo kurwana? Kubera iki ibice birimo kubaho? Kubera iki akavuyo karimo kuza? Kubera iki intambwe watera kugira ngo ugire umutima unyuzwe no kubaha Imana? Dufite ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Kubera iki abahanuzi b'ibinyoma? Kubera iki abahanuzi barimo gukwira abantu mu byumba, barangiza niba ya Pawulo yavugaga, barangiza umuntu yaza bakavuga ngo bamuciye 100,000 ngo bamusengere, kandi Imana y'Imana ntabwo igurwa amafaranga. Petero wundi yamuzaniye amafaranga aravuga ngo fana ifeza bageze ngo Imana y'Imana iboneshwa amafaranga. Ukuri kwa Bibiliya kurahari. Kubera iki dutera amaturo imigeri? Muvanjiri ntagatifu haravuga ngo uragapfana n'amafaranga yawe ko wagize ngo ingabire y'Imana iboneshwa amafaranga. Kubera iki Elisa yanze ibihembo bya Namani amaze kumusengera agakira ibibere? Hamwe ngo iki si igihe cyo kwaka ifeza n'izahabu. Kubera iki? Kino Imana yareze Eli. Kubera iki itorero ryivanze? Imana yahamagaraga umuntu ikamushyiraho ikiganza cyayo, abantu bakabimenya bakamukurikira. None abantu barajya hariya bakaba amatora, abantu bagatangira gucikamo ibice ngo batore runaka, abantu bagatangira gucikamo ibice, bamwe bagatanga ibiguzi,
kugira ngo ajye kuri iyo ntebe. Niyo mpamvu rero imbaraga z'Imana zirimo kugenda zinyunyuka mu matorero no mu bikaba ibintu by'intambara ziri aho ngaho gusa, kubera ko abantu baretse ukuri kw'Imana. Intambwe ya mbere rero twatera kugira ngo tugire umutima unyuzwe muri uyu murimo twahamagariwe, si ndi umucamanza ndavuga ukuri simbeshye, ni ukubaha Imana. Iyo wubashye Imana bifatanyije n'umutima unyuzwe bibamo inyungu nyinshi, n'ayo mafaranga araza. Ahatari ukubaha Imana, Imana ntabwo ihaba. Katujya ku ntambwe ya kabiri. Murabizi byabaye kwa Eli, singiye gukomeza kwinjira cyane haza gutinda. Murabizi byabaye kwa Eli, abahungu we Hofuni na Finehasi barapfuye. Eli nawe ayumvise muri sanduku y'Imana yanyaze kubera icyaha. Ifamira agenda ihunga Abisirayeli, ijya mu banyamahanga. Imana ijya mu banyamahanga. Iyo abantu bamaze kutubaha Imana, basigarana imihango ipfuye y'abantu, bagakora imihango y'abantu bakanga Imana. Rero intambwe ya mbere zatuma tugira umutima unyuzwe muri uru rugendo Kristo bene data ni ukubaha Imana, guca bugufi imbere y'Imana, kongera kugira inyota y'Imana, kongera kugira irari ryo guhazwa n'Imana, kugira umutima wuzuye irari ryo guhazwa n'Imana. Dawudi yaravuze nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, niko nako umutima ushaka umucunguzi wawe. Hari naho yavuze mu ijambo ry'Imana, niba ari Dawudi sinibuka neza, aravuga nk'uko ubutaka bukakaye bw'igihe cy'amapfa bwifuza amazi y'imvura, muri ku mutima umeze ukakaye ushaka Imana. Intambwe ya kabiri ni ukwirinda gushaka indamu mbi. Cyanditswe cyabivuze, soma Abakorinto ba kabiri 11:7. Iya mbere intambwe ya mbere kugira ngo ugire umutima unyuzwe, unkurikirane neza, ni ukubaha Imana. Iya kabiri ni ukwirinda gushaka indamu mbi. Mbese nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru. Paravuga mbese nakoze icyaha ubwo nicishe, arimo arabwira Abakorinto, arabwira itorero, nakoze icyaha ubwo nicishijwe bugufi, nacishijwe bugufi kugira ngo mushyirwe hejuru. Babwiriza ubutumwa bwiza. Nababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu. Nageze yandi matorero. Buretse Pawulo yabwirije ubutumwa bw'Imana ku buntu, yabaye inyangamugayo. Araho yavuze ngo yarabwirizaga, yarangiza agasubira inyuma kugira ngo arebe ibyo yigisha ko nawe bikora, kugira ngo atabayarirukiye ubusa. Hari naho yavuze ngo ibyo Kristo yasize niwe wabikoze imibabaro, ngo yaje ari nk'umwana w'icyenda, we yabonekeye na Yesu yarasubiye mu ijuru. Ariko intumwa za Petero na Yohana bo babanye na Yesu, ariko Pawulo arasa n'uvuga ngo ndabarusha. Kubera iki? Aravuga imibabaro Yesu yasize n'igihe wayikubizwa, nubwo naje n'umwana w'icyenda. Nyuma y'izindi ntumwa yavuze ubutumwa kuba yarahanganye n'abandi bahanuzi b'ibinyoma, bakaza bakamuteza ibibazo, bavuga ngo ubundi umukozi akwiriye guhembwa, akajya no mu byanditswe, noneho uratesha agaciro umurimo wacu bashaka indamu. Arabavuga, arabyanga, aravuga ati jyewe. Hari naho yageze ajya kudoda amahema kugira ngo yo gutukisha umurimo w'Imana. Hari naho yavuze ngo yari afite ubwo butwara, ariko ntiyabukoresheje kugira ngo atabere umurimo w'Imana inkomyi. Ntabwo dukwiye kubera ubutumwa bwiza inkomyi, tugomba guhagarara tukubaha Imana, twaraza tukirinda gushaka indamu mbi. Abantu benshi bazaga mu itora bavuga ngo barahabonera indamu, niba nsengera nkakira indwara bizaba birakiye aho ngaho, niba nkorera iki ngiki nanjye ntabwo ari ngwino mu Mana ushaka kuzabona ubugingo. Bamuteje impaka rero n'ibibazo bivuga ku butumwa bw'ubu. Dukwiye kuvuga ubutumwa bwa Kristo. Haleluya. Tukabinyangamugayo, abantu tugakwiza impumuro nziza ya Kristo. No mu bihe by'ibibazo akabona turacyubaha Imana. Avuze ngo muzajye mumbarira nivuga ngiye sinkunda gukorera muri ngewe, ariko nciye bugufi imbere y'Imana ndababwiza ukuri ibihe byabaye bibi, nibwo nanjye numva nkaze mu bintu by'Imana. Kuko Satani ikintu namenye, iyo yatumuye imikungu yazamutse cyane, narabivuze ngo nanone ubushize nabwo Imana nayo tangira kuzamura amavuta n'imbaraga z'Imana kuri abo ngabo bayubaha, kuri abo ngabo birinda indamu. Rero iyo ukoreye Imana unyuzwe ubona umugisha. Iyo ukoreye Imana unyuzwe, ufite umutima unyuzwe, utifuza indamu mbi, ubona umugisha. Ibintu byawe bigatangira kuyobera abantu, ubona umugisha.
nzahabwa umugisha nahawe umugisha narabibonye ibyo ngibyo nababwiye nimukamuka mu mazu ntabwo nyimukamuka mu mazu Imana yamaye inzu yanyu unambajije ngo nayubatse gute sinzi ko nabishobora iyo mibare sinayishobora n'ubuntu bw'Imana Mungu wanjye umwe yarambwiye ngo ariko dadi bya biratuyobe nta hantu ufite amafaranga kuri konte tubona ariko tukajya kubona tukabona muragenda ugera ku bintu kandi ko niyo waza nkayakubwira ayariho nayakubwira agari menshi kubera umugisha w'Imana iyo wubashye Imana ufite umutima unyuzwe ntigira inyungu kandi ntabwo ari inyungu nyinshi ndababwiza ukuri niba hari umuntu wakubiswe niba hari umuntu washonje n'umuntu wakennye niba hari umuntu n'abandi bakene bakanyita umukene bagabo natwe abakene kuri byaramurangira niba hari umuntu wagize abana bigishijwe ahantu ku mashuri apfuye bene utwo ngutwo abandi bakajya ahantu amashuri yari yazije nta muri Nyagatare Good Foundation Morning Star Bright abana banje bakiga ku gashuri kansheke katagira umwarimu akazaho yishakiye avuga Mana yanjye nari nzi ko bazaba nabaswa ariko wapi Imana ihindura ibintu mu kanya gato babaye abahanga cyane batsindira mu cyiciro cya mbere umwaka wa gatandatu banza baragenda no muri senior 6 baratsinda bajya hejuru ubu bari muri za kaminuza ibyo ngibyo Imana nuzi ukuntu ibihindura aho ukavuga bari bazi ko abana banjye bataziga nanjye nari mbizi nkajimaka na mama wawe akavuga tubizagenda bite ariko Imana yigishije nyina arangije abonye degree n'abana barimo bariga kandi mu bintu binyoroheye cyane iyo mvuze ibi mbagira ngo mvuguruze kandi bwo butumwa naha mvuguruze umuntu wese wavuga ngo nimbona ninca hirya nkaca hirya nkabona indamu nibwo nzari baragushuka wowe Imana ibyo byose Imana yagiye inkorera inzamura nagaze kuri icyo mfite n'amafaranga nsinyira menshi aca imbere ko mfite umushinga nyobora hano ku rusengero ko narariye ngo sinzaryamana n'igiceri cy'ijana ariko ibyo byose iyo mbikoze Imana ikabibona imumugisha kamberurire mbabwiza ukuri nanga n'amasoko ariko sinshobora kudiringana rwiyemezamirimo ngo asigireho kuko ntabwo nzabwiriza umuntu ngo akizwe ni nawe ajya kumubwira ngo mfurika ikintu no hariho n'abayanzanira nk'ayangu ndavuga ukuri simbeshye oya genda nawe washatse ibyangombwa kugira ngo ubeho genda ubeho bakagira ngo mfite ibifaranga ahantu mfite umugisha w'Imana iyo kugira umutima unyuzwa n'iryo jambo ndimo kwigisha mutagira ngo ndirata n'Imana yamaye imodoka yanjye 10 nongeraho irindi ryari muzini ko nayibatije ariko iranyuze nta mutima umagaritse ngo simfite ravafo cyangwa vigo oya kuko iyo ngiye Kigali yanjyana ikangezayo ndayikoresha neza nkayimenera amavuta nkicaramo ikanjyana ibyo nabyo birampagije n'Imana vigo n'Imana nakajugujugu izayima ibyo ni umugisha Imana izakomeza kugira n'inyongera ariko sina neza imodoka yanjye hari ubwo mbwira abantu ngo imeze nka kupa nagakoresha Imana yampaye kugira ngo nkore murimo w'Imana nigenda nikakupa nyigeranya n'umuhoro umuntu akoresha mu rugo cyangwa kupa utemesha ibyatsi ntabwo nakwirirwa nagangaraye ngo mbone za vigo ngomba kugira umutima unyuzwe rero iyo ugize umutima unyuzwe na bya vigo biraza hari amahoro ibintu byose biza bigushaka ariko waciye bugufi kanyuma kwicyuhara n'ikima ntambwe ya kabiri rero no kwirinda gushaka indamu mbi cyo nicyo gituma ugira umutima unyuzwe twihute tujye ku ya gatatu njya gusoza ntaza gutwara intambwe ya gatatu no kuba umunyakuri murongo wa 5 muri Timoteyo 1:6 kugira ukuri kubuze mu bantu Mana yawe ukumva umuntu abeshyeye kuri telefone ngo ari muri Nyagatare ari Kigali kandi ari umukristo ukumva umuntu abeshye undi akamubwira ati mpereza amafaranga ejo nzayaguha akamubwira ati mpereza iki kintu ejo nzakigukorera kandi ari umukristo mureke twige kuvuga ukuri ukabwira umuntu ngo duhurira ahantu ntagusanga hari umukozi w'Imana yagabwira abantu ati ejo nimuze Imana izakora ibitanga bakamutegereza bakamubura aho yazazi ikindi cyumweru akavuga ati none waje muri mugaruka
cyagiye ngo Imana izakora bakamubura. Umva tuvugisha ukuri, twijya kugira ukuri, haba mu gihe, haba mu masezerano y'umuntu ugiranye nawe, haba mu masezerano y'umunyakuri. Iyo ni intambwe ituma ugira umutima unyuzwe ute? Nimakaza abantu bononekaye ubwe. Ngo nimakaza abantu bononekaye ubwe. Bakamye mu kuri. Bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Oya, ngo bakamye mu kuri. Ari abantu benshi bakamye mu kuri. Utajya ubwirana nawe ukuri, mwige gukoresha ukuri. Vugisha ukuri, gendera mu kuri. Inyangamugayo atari inyangamugayo y'intica ntikize. Inyangamugayo zirimo ibintu bibiri. Harimo inyangamugayo y'intica ntikize, irebera ibintu gusa ukabona akazi kawe. Hariho n'inyangamugayo y'inyakuri ivuga ngo niyo bankata umutwe nzapfira ukuri. Yesu yabwiye Pilato ukuri. Pilato yabajije Yesu ngo ukuri ni? Yesu aramwihorera. Kubera iki? Pilato yarabewe yuko ukuri kuri kumwe nawe. No kuvuga ngo natwe tugomba kugira ukuri abantu bakabime. Batubaza ngo ukuri ntabwo wari. Ahubwo bagasanga ni wowe kuri. Bakugenzura bagasanga uri umunyakuri. Cyo gihe uzagira umutima unyuzwe. Haleluya. No mu mafaranga tugira ukuri. Iyo ugeze kuri mu mafaranga aragukurikira. Iyo ugeze kuri mu itorero rirakumenya. Iyo ugeze kuri mu baturanyi barakumenya. Iyo ugeze kuri binyangamugayo. Ni abantu rero bakamye mu kuri. Intambwe ya kane kugira ngo yihute ni uguhunga ibyaha. Guhunga. Kugira ngo ugire umutima unyuzwe ugomba guhunga. Ba Paulo bahunze ibyaha. Ba Joseph bahunze ibyaha. Barangije abanyakuri baje bagera ku butsinzi buhamba. Nukugira rero intambwe izatuma ugira umutima unyuzwe. Ndavugira mu Mana. Nuguhunga. Guhunga isi ahantu hose ugeze urasanga icyaha. Za ruswa. Ibibazo bitandukanye. Tugerageza uhunga. Ubusinzi, ubusamba. Amadivorce. Zagatanya izo ngizo. Intambara mu mago. Nusanga abantu bavuga nabi igihugu, ugasanga abantu bavuga nabi mugenzi wawe, cyo kurama kawe karenge. Biravuga ngo ahirwa uticara n'abakoba. Ntagare mu nzira z'abanyabyaha ngo azahagumwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi gihora gitoshye. Nzu umugabo umwe w'umushumba yageraga ahantu yakumva mwatangiye Satani yabagaje mwatangiye kuvuga makavuga mwongeraho muvuga mugatangira kuvuga n'abantu, yasubiraga inyuma komboka akigendera ntumenye igihe agende. Ibintu by'ibyaha birimo kuzamura indi ntera. Ariko niba ushaka kugira umutima unyuzwe jya ubihunga. Jya ubihunga. Ndimo ndasoza. Niyo narekera ibyo ngibyo ni byinshi cyane. Kindi no kugira urukundo. Hano babuze urukundo kubera n'amateka twanyuzemo, kandi amateka umukozi umwe w'Imana nsenga aravuze ngo amera nk'Imana ntajya avaho. Wagera mu mateka y'iwanyu, wagera mu mateka y'Abanyarwanda twanyuzemo, urukundo rukabura pe. Wagera no mu gihe cyo gushaka urukundo rukabura, ukavuga uti ndashaka mwene wacu, ndagira ngo tugasanga intambara zirahari n'amazina gasanga abantu barayapfa. Amazina mu Banyarwanda usanga bayapfa. Yavuga izina akurikije igihugu yabayemo ko bitaga wabura ahandi hantu mu gihugu bitaga andi mazina. Ubu ngubu Igifaransa n'Icyongereza bikaba intambara nazo mu bantu. Ari indimi z'ahandi nk'aho twabaye Abanyarwanda bamugana, twabaye abandi umunyarwanda, gasanga bavuga izina ry'umuntu kavuga awo ngo yabaye he. Intambara ziri mu Banyarwanda nizo zituma hataho urukundo. Rero kugira ngo ugire umutima unyuzwe ugomba kugira urukundo. Imana ishimwe ko aduhaye perezida ukunda Abanyarwanda, tarabanura abantu. Haleluya. Natwe rero abakozi b'Imana tugomba kugira urukundo. Urukundo rutuma ugira umutima unyuzwe. Hore umuntu mugufi kavuga umwana w'Imana, niba yaturutse Uganda n'umwana w'Imana, niba yaturutse yarabaye mu Rwanda ibyaba n'umwana w'Imana hakoze ibyaba zabihanira. Hakusanga abantu barenganya abandi kumva izina, wakumva izina nayo rikobera intambara. Kavuga ngo yasinagira gute, sinashaka hanga mu bashinga, sinashaka mu bacyaho, ibintu biri aho bipfuye, sinashaka umucikacu, sinashaka bavuye Uganda. Ibyo byose ni amafuti, ni ukubura urukundo. Iyo ufite urukundo abantu bose bifuriza kuba abanyamahirwe kugira ngo batere imbere. Icyo kizatuma rero uzamuka mu ntera yo kubaha Imana. Iyo umuntu avuga ibi abantu ntabwo baba bashaka kubyumva. Ariko nta mudokiteri azabivuga, bazavuga
uzabona ubugingo. Kugira umutima unyuzwe nizo ntambwe navugaga, kugira urukundo. Iyanyuma no kugira ubugwaneza. Kumugwaneza. Niba no umushumba ngo umugwaneza. Singende muhotera abantu. Singende nirata ngo nabaye bishop. Wapi? Kagira umutima w'Mose yari umugwaneza. Niyo mpamvu yahanganye n'imbaraga za Farawo. Yari umugwaneza. Bari n'abari umugwaneza, ari umunyangeso nziza. Yesu yari umugwaneza. Yesu yabaje urukundo. Ayabaza isi umugwaneza, yicisha bugufa mu mugaragu. None abantu barazamutse bishize hejuru. Nimo navuga kugira umutima unyuzwe, ngera umanuka ujye hasi. Imana nigutiza kuba umenya yuko wavuye mu isi ntacyo uzaga. Waje mu isi ntacyo ufite, uzasubira ntacyo ufite, niko Pawulo yavuze. Yari umuhanga, yari umwigisha amategeko, yari abizi, yarasesenguye akarongo ku karongo, asanga umuntu yaje mu isi ntacyo afite, azasubira ntacyo afite. Mugira umugwaneza. Ano mugabo wajyaga atwara imodoka yitwaga Karema, ni wa kera ahantu i Rwamagana. Akagira umwaga akanga gutwara abantu. Noneho yagucaho mwa muri kumwe imbere, ukabona yigiye imbere, avanyeyo umutwe mu kirahure hariya mu idirishya, agatuka umuntu bakagira gutya, kamubaza se umutukiki, none se umuntu n'ingere afite burananutse. Bava kuna abantu bate akagira umwaga, ntukagira umwaga agira umugwaneza. Niba uri umwana w'Imana urubyiruko ugira ubugwaneza. Niba uri umushumba agira ubugwaneza. Niba uri umubyeyi mu bana wagira ubugwaneza. Hariho n'ababyeyi badatuma abana babo bashobora, babita ibikoko. Yaje kumusaba sikrufiza, agomba gucisha agapapuro munsi y'urugi mu cyumba, akiruka ngo atamubona. Twarakubiswe ndugu yabo. Rero mugira umutima unyuzwe, nibwo muzaba abana b'Imana. Imana rero bahumugisha. Nasobanuraga kugira umutima unyuzwe. Intambwe ya mbere navuze ko ari ukubaha Imana. Iyo wubashye Imana ugira umutima unyuzwe. Kwirinda, iya kabiri kwirinda indamumbi. Kwirinda indamumbi. Iya gatatu no kuba munyakuri. Iya kane twavuze guhunga byaha, irari ry'ibyaha ukabihunga. Iya nyuma twavuze iyindi ni urukundo, iyindi n'ubugwaneza. Ibyo nibigwira muri wowe uzaba inshuti y'Imana, kandi Imana izaguha umugisha. Ibyo narabibonye. Imana itanga umugisha kuri jye no ku bandi. Icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana. Reka dusoze iri jambo ry'icyumweru, tuzakomeza kongera kuganira. Imana yanjye nkorera umugisha mu izina rya Yesu. Mugire umutima unyuzwe, ko twumvise ko iyo umuntu agize umutima wubaha Imana no kunyurwa agira inyungu nyinshi. Imigisha iragukurikira. Imana ibaha umugisha. Data mwiza w'imbabazi nyinshi, ushizwe hejuru cyane Mana. Reka ibyo dupfa n'ibyo turimo birwanira mu mitima yacu bikurweho. Utwinjizemo amahame yawe yo kukubaha Mwami, kugira ngo tuzabona ubugingo. Umugisha buri muntu wese wumvise iri jambo. Ukuboko kwawe kwiza kubane natwe Mwami, kandi udukize iki cyorezo kiratubangamiye, ntabwo tugishaka. Abana bawe bazongera baterane, abana bazongera bamanura inanga bakuramye. Mwami ushyirwe hejuru. Tugirire ubuntu, duhe guca bugufi, tukwizere, uduhe urukundo, duhe kuba neza. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Data mwiza ngo wahe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tuzongera kuganira nawe ku kindi cyumweru. Murakoze. Shalom shalom, amen.